barahwera bahuga bimuke. Ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa ntuzarye ikimasa ahubwo uzarye ikimasa cye. Nushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa ntuzarye ikimasa ahubwo uzarye ikimasa cye. Umwami Imana ifite itabaraza umuntu wasenze neza akiranutse. Ibisubizo biba muri amasengesho ngo bishobora guhindura imyanzuro inama yawe yafashe. Iyo usabye abageseri arabanga bahita bagomba gupfa bariko bajya mu masengesho y'itatu irava ku mwama buri tose akari imvange idahiye cyangwa barwara inzoka yo kwiga ajya mu gitabo amasengesho ajya gusaba dayimoni amahoro. Amasengesho atuhuza n'Imana ni umuvugizi utuvugira ku Mana. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose ngo yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Iyo utarasenze niyo munsi wikiri muri gereza. Iyo utarasenze ubu ukiricarimo wambaye impuzu. Ariko umuntu yasenze hari imbaraga zimuhunga. Hari imbaraga zimuhunga ntabwo aba agikarwana udupusi na za maribase n'imbuzo batari mu muhanda. Yafite ubutwara kwa Yesu dufite agata kwari Imana yavuganye nawe. Bavuze ngo Bibiliya bagazana Abinadabu b'isi gisirikare azana abashamu n'abera bari bazi kurasa mu ntambara ndasana n'ibyaha bitubuga n'umwami Yesu nitubaha mwiza horanisha n'ubukristo icyo ni kino gihumuriza umutima wanjye kigibagiza ibyago byose umwana uhuwe n'umwami Yesu. Bibiliya iravuga ngo arabazana bose Uwiteka arabazana nta wundi mwana usigaye. Bagasiga kajya Imana iravuga ngo watabonetse ibyo kurya babihagaye. Mufate mu kiganza kimwe mubwire ngo hari batazongera gukora utarahagenda. Reka ndi guhanura mufate mu kiganza. Hari ibirori byateranaga iwanyu udahari. Hari imbaraga zakurwanyaga uhereye umunsi kuri tariki 2022 Uwiteka aravuze ngo arabyunamutse arabijunditse arabitegekeje wahagurutse ugatera haleluya. Imana igiye gukubita ibyabarwanyaga. Imana inanagwiga baz'Abafilisitiya. Imana itesheje agaciro inzozi bararaga zipfuye ibyabarwanije ibyabahigaga. Twararwaye uradukiza Mana we. Tuzi ibyo kurya waratugaburiye Mana we. Ubutayu butagira amazi waratugaburiye Mana we. Hari ibintu Imana yakoze. Mariya nibuka imirimo y'Imana. Mariya nibuka ibyo Imana yakoze. Wavuze ngo amen. Mariya nibuka ibitangaza. Yabwiye ngo ese no gukura uzagira imyaka irenze 100 ntabwo uzapfukereza. Uyu mubyeyi yakoreye Imana. Reka muzamuye mikoro beza. Ugiye gucuruza uzaranguza abaranguza. Imana yamwe yamukuye mu rupfu. Abarozi babisigiye. Iravuga ngo nigenzera n'ukuri
Asodani. Lopez Amigonia. Uje guhabwa imodoka ifite ipine inyuma yifateze hano kandi. Abazayibona bose bazabona n'Imana ikizamuza ibiti. Hano baretse kaza bakisi. Hano Bishma. Bidane na Opiwa ni manda. Yote kwa mambo wewe unasema shamba wa kitu ikasaza ipo. Omoni yako. Atabia chira. Baraza yote ni mapana chira. Nani ni mibereshi muzambasi. Chira. Yara yatwa imodoka yifusoni. Abantu bakavuma haramu ni bantu. Yarashoni mutwara. Wanawe Pastor unakuhara mabwete kitu cha matendo wakatafira. Aba nimba nupi. Tumahanga ni wamse telefoni. Tumubire ni pasika. Ni warumwe kanukira ugahora n'umuhanuzi. Umuhanuzi baratandukanye. Harami Imana ibinyuzamo. Hari n'abashimwe kubisoresha umwuka w'Imana. Wamugeraho amasezerano yose akabaho. Uyu munsi amasezerano tugiye kuyatera Yehova. Ina mupita tunyamuzita na koma. Sifuka sasa zikuze. Wote haleluya. Umwanya urahari ariko bwira Mavuta umwanya urahari. Musa amefanya kumbizana wote. Yawe kwa Oya Musa amefanya kumbizana. Urakoze cyane. Kuzikore ndamana we. Urakoze. Navuze bole. Arabira mwami muzibini Imana yakujujijamo. Genda ugira mu wesaza. Dore nta imodoka nini. Kuko icyo gihe atari imodoka. Musanga yabugo bataka imodoka gahereza ikareza kandi. Abandi toka. Cyangese. Ibi ni biki. Iyo modoka ntazi washi. Uwo munsi ari 10. Namwe muhawe imodoka yawe uzajya witwara. Ntabwo uzajya gutwara imodoka z'abandi. Ntabwo bize. Burya hari igitero umuhanuzi guhanura. Ntibazababeshe. Ntabwo umuntu yamurira inzu wahabwa ubuhanuzi bw'ubwoba. Kirazira. Umuntu akumenyereza wanajya akanyarira. Wakutima. Bigusaba kuva mu cyepa. Ndabyanditse. None bababwiye ko akanwa gasase gasabira nk'igisura. Pascal Tebe yatwara abasara. Ni mumare mufotore ifoto ya Imana ari muri Rwanda. Nagezeho ntirapira. Bano bose bakandeba. Ni kwizero Mana. Si ukabona ntoranyitekereza. Nuzuza. Barambara bati. Cyamisheke. Banyaka pasiporo abahitiye. Banyakitije abapasiporo. Ubu mubarengera ku kibuga yitahiye n'abandi bose. Basigaye bigenda. Ya mu gihugu ntasi. N'ubwa mbere ntagiye. N'ubwa mbere ntanageye ku ndege. Mana ikamagize. Niba ari ikintu kigira umunyenga ku isi ni indege. Nagiye kubona ubwo. Basabe kuzayigendamo namwe mwumve uburyo bimeze kwikaza mu byakire amasezerano ya nyuma asohora ku ndege niyo yanyuma habaza imodoka zo mu cyaro arimo mu cyaro arabatira izina uzagenda bitoshye ibiri wisanga ihene y'abakaye batatu n'abahanzi bo mu cyaro wirobe inyuma yawe zikuzira zari zaranyuze Rabi, iwapa nizona kwa himoka zao. Seigneur. Imana nzambe hene nizona kwa nikosia. Uwa
meya wo mu cyaruzanye i Kigali amutora kuko ubuzima bwabo burakwafegita. Bavuze bane Imana ni imwe ariko abahanga baratanga. Uyu munsi ni mu bitangazo ntawe abadayimoni bari barabigiriraho Mana. Imana ibahaye intashyo irabashoreye baritwara, irabashoreye bagira. Hamwe abantu batatu bavuga ngo terare igihe babahindiye zenome nakorabona sherekodire bari mutafite reka mpano neza garuke kwigisha ijambo murabizi ko nigira ubuhanzi bwarushije ni ukuri kw'Imana. Ijambo ndarifite, ijambo rivuga ngo ntugipfuye. Murabizi uburyo Dawidi yimitswe Samweli agaciro ka 25 uburyo yahanguye Goliyati abafilisitiya bagapfa bagashira. Imana ikamugisha Yoteyama yandika Zaburi 120 babwira Uwiteka atari we Mana uruhare rwacu. Wowe muntu uri kumubwire ngo nta yindi Imana yahabonetse, ntabwo ari iya Salomo, ntabwo ari iya Ryangombe, ntabwo ari Nyabingi, ntabwo ari Tinagezi, ntabwo ari iya Shangazi, ahubwo ni ivuga rikaba. Mate haleluya haleluya. Mavuta. Minota 50 nzagutumira rwose cyo kuza kumbipisha abaturage rero bakeneye Imana ahangaha. Sorry ndi bari bashaka Imana. Uyu mama rero ameze nk'umuntu mbese umuraka rero yezi Imana ivugiye nabicyo barababaye kwita basize ihebe bijana n'ubuze bageze nk'abantu bakuwe babeze nk'abantu babirikana. Baragenda bose baragenda muri gakondo yabo bavuye. Uriya mugabo Imana iza gupfa icyegezo wabishaka gutera wowe wari upfuye icyegezo Imana yakurengera ntabwo gutera harerushye. N'uriya mugabo w'inyuma uriya wowe zamura haleluya dore wari upfuye mumwinjiriza aho ubu uyu munsi aho abahari batera yamwe ngo witwa muzuka witwa mutokama iravuze ngo uzaba ntuzakenyuka kubera hari abashyitsi wigeze wakira wagombaga gupfa ariko ntugipfuye. Ariko ayo mashyi ameze nk'ubwori bwanyagiwe akomeye Imana ake wagombaga gupfa. Aba bacuruzi Imana bamwe izajya barindira muri uyu murimo kandi dona sodanina prebo manigoto. Imana ibaha amafaranga kandi azahera abantu basuzuma ngo abacuruzi nibo bakene ngo nibo bagira ibyo abashyitsi basigaje ngo nibo bagira gutera ngo nibo basigirwa 500. Ibahaye amafaranga muzabibuza gucuranga n'ingofe mu rwego rw'iremezo n'izina ryawe ubucuranga seza ari wowe ubahaye n'iki. Haleluya nanana. Imana iravuze ngo nona ibyo kuba gucuranga mwari ntamenyekana muzamenyekana. Perezida irabwirwa ikadaseri mu mujyi wa Kigali aha kandi zazana n'umugabo w'abanyabana kandi mu bantu bazasaza bakenetse nta murimo. Imana iravuze ngo ikuzamuriye muri iri torero abantu bari batazanye no gufata mikoro niko Imana imushya ngo ariko yaramwaje yarabamwaje yarabamaze barabishimye ibyabo by'Imana n'abana b'Inyakirirongo ngo barabishimye ibyabo byabo bamwe batawa uko abantu bigeza basabwa cyane bari bafite inyundo mu ntoki bashinzwe gucunga Imana aho yaguye aho yaguye se tuwiri ariyo gahunda bacuruza ntabwo abantu bose bazikunda. Ishimiye ko